Haleluya. Turasengera abantu bose barangije kumva aya matorero yose yateranye, akaba yateraniye mu Rwanda, akaba yateraniye mu mahanga, akaba yateraniye ahantu hose. Ariko natwe tumenye neza ko uyu munsi Uwiteka Nyiringabo twateranye tukaba tubwirije ijambo ryawe. Abantu bawe bananiwe, abantu bawe bagowe, abantu bawe bafite agahinda n'ubwihebe, abantu bawe bamaze igihe barwaye, bamaze igihe ku gisasiro Uwiteka batazuka. Imana himbazwe cyane. Nubwo bakubwira ngo ntuzagerayo, ariko uzagerayo. Nduhaye icyizere kumwizera gusa ukakora ibyo gukiranuka. Yesu ibindi byose azabikora. Nukuri azabikora, umwami azabukora. Yesu narinje kubabwira ngo abafite agahinda n'ubwihebe, abayobewe uko babigenza, ngwino wegere Yesu, ngwino wegere abashumba, baguhe imbaraga z'Imana, bagushyiremo imbaraga z'Imana. Ndagushimiye Imana yacu, uri umutunzi mwiza, uri imfura nziza, uri umujyanama w'ubugingo bwacu, mukunzi mwiza wabanye natwe mu bihe byatambutse. Tugushimiye ko n'uyu munsi turi kumwe natwe. Uyu munsi wa none watwongereye undi munsi wo kubaho. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. N'iby'imbaraga, ni ibintu bikomeye kuko twebwe uyu munsi turi bazima, ndetse nta gikuba cyacitse hagati no mu miryango yacu. Turakubashye Yesu, uri mwiza kandi ubereye mwiza, wagutegereje. Ubwo aka kanya mpagaze imbere mwami Imana iyi radiyo yacu tugiye kuvugiraho ijambo ry'Imana, Kristo mwiza, ndakwinginze ngo ube mu ruhande rwacu. Ku Mpuhwe TV twese ubane natwe kugira ngo utugirire neza kandi twambike imbaraga zikomeye. Ndakwinginze ngo Mwuka Wera murondozi, urondora ubugingo bw'abantu n'ubuzima bw'abantu, aze muri iri jambo tugiye kuvugira imbere y'ubu bwoko burimo kutwumva. Ndakwinginze kugira ngo ufungure amatwi y'ubu bwoko, amaso abashe kureba, kugira ngo twumve ijambo tugiye kumvira hamwe, yaba muri iki gihugu yaba no hanze y'igihugu. Ndakwingiye buri muntu wese umutera inyota n'inzara yo kumvira ijambo, kuko uri umwungeri mwiza. Gahore ku ngoma rero, kuko uri Imana yacu. Tukuzamuriye amaboko kuko wigeze ubivuga neza ngo icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Natwe amaboko yacu nayo kukubaha, nayo kukuramya no kuguhimbaza, kuko uri Imana iteye ubwoba. Urakarama Yesu, kuko uri umwungeri mwiza. Komeza kubana natwe none n'iteka ryose. Amen. Mu izina rya Yesu Kristo nongeye kugaruka imbere yanyu kuri Mpuhwe TV. Ndagira ngo twigane ijambo ry'Imana, ntabwo ndi butinde. Ndagira ngo buri muntu wese antize amatwi aho ari hose, yaba uri mu nzira ugenda, yaba wicaye iwawe mu rugo urimo kundeba, yaba uri mu kazi kawe. Ndagira ngo untize amatwi tuvugane ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Ndagira ngo turebane muri Yohana, ubutumwa bwiza ubwo bwanditswe na Yohana, ibice ni 5, umurongo waho wa mbere. Umutwe w'ijambo tubwiye ijambo ryiza ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Twese dusomere rimwe ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu agiye Yerusalemu. Imana ihimbazwe cyane. 2 kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Petisida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse. Bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahindura amazi. Nuko umuntu wabanzagamo kujya muri ayo mazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije nkiza, undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Amen. Haleluya. Aya magambo somwe ni amagambo ahumuriza imitima y'abantu. Imana ishimwe. Hari ukuntu umuntu
amara igihe kinini, Imana ihimbazwe cyane, afite agahinda n'ubwihebe mu mutima, ariko igihe cyagera, igihe kigeze Yesu ahageze, haleluya, hakagira ikintu kiri bukoreke. Aya magambo rero dusomye ngo hari umuntu wari umaze imyaka 38, haleluya, ngo amugaye, Imana ihimbazwe cyane. Ariko hejuru tugitangira gusoma ngo aho hantu ku kidendezi ngo hari abantu benshi bafite indwara zitandukanye, buri muntu yari afite buri ndwara ye, ngo ariko aha hantu hari ku kidendezi, Imana ihimbazwe cyane. Ngiyo umuntu yahazaga ku kidendezi agasanga amazi yihindurije, Imana ishimwe, ngo yagiraga abantu bamujugunya mu kidendezi, ngo yageramo ako kanya agahita agira gute, agacira. Ariko icyo nashakaga kukubwira, yari afite umuntu umujugunya hehe, mu kidendezi. Umunsi umwe ngo haba umuntu ahamara igihe, ngo ahamaze igihe, umwaka wa mbere urahita, wa kabiri urahita, wa gatatu urahita, ariko uyu muntu ikintu cyaje kuntangaza, we yari aharyamye ariko ntiyari afite umujugunya mu kidendezi, Imana ishimwe. Niyo amazi yihindurizaga mu kidendezi, abantu bari bafite abo babajugunyagamo barangiza bagakira. Uyu muntu yashaka guhaguruka ngo ajye mu kidendezi ntibyemere, Imana ishimwe. Turashimira Kristo utarigeze asaba abafasha, we yaje arategeka gusa, ntabwo yirirwa avuga ngo jya hariya, arategeka gusa mu bumana bwe, Imana ihimbazwe. Noneho ngo uyu muntu ngigiye kiragera, abandi barakira barataha, abandi barakira barataha. Ndashaka kuvuga Yesu ukora ibitangaza, ndashaka kuvuga Yesu ukujugunya mu kintu cyakugirira umumaro. Uyu niwe nje kukubwira Yesu uhindura amateka, nje kukubwira Yesu utagira amarangamutima. Yesu nta marangamutima y'abantu agira, ahubwo iyo igihe cyageze cyo gukora Yesu arakora, Imana ishimwe. Ngo noneho ngo uyu muntu ngaraza, Yesu araza aravuga ati rero reka ngende nyure hari ahantu ku kidendezi menya amakuru yaho, Imana ihimbazwe cyane. Ariko suko Yesu yatarayobewe igikorerwa ku kidendezi, ngo hasanga umuntu wari amaze igihe kirekire, noneho aragenda aba ari nawe avugana nawe, nta wundi muntu yatungukiye ku muntu wari ufite ikibazo kandi adafite uwagikemura, Imana ihimbazwe cyane. Nje kukubwira ko ikibazo wananiwe gukemura n'umuryango wawe wananiwe gukemura, Yesu yaje aragikemura, atarinze abaza ngo byagenze gute. Yesu arabaza ngo urashaka, haleluya. Ngo igihe kimwe ngo Yesu arangije kuza, ngaramubaza ngo mbese urashaka gukira, Imana ihimbazwe cyane, haleluya. Ngo ndatangira kumubwira amagambo menshi, ariko Yesu aramureba amwitegereza, Imana ihimbazwe cyane. Impamvu mbanje kubisobanura nkamugera ku iriyo ngingo no kugira ngo nze kubisobanura neza. Ngo Yesu arangije aramubwira turashaka gukira, undi aramubwira ngo ndabishaka. Arangije aramubwira ati wowe nta kindi, nta yandi magambo menshi, ikorera uburiri bwawe ugire gute, ugende. Icyo nashakaga kuvuga rero n'aya magambo nashakaga gusobanura neza, Imana ihimbazwe cyane. Ubu buzima tubaye muri ubu buzima abantu bafite banko bakomeye, tubaye muri ubu buzima abantu bafite imiryango ikomeye, tubaye muri ubu buzima abana bacu bakajya kwiga bagira n'amanota meza bakababura babajugunya mu kindi kigo runaka. Ariko nagira ngo nkwinginge nkubwira ko Yesu yumwizeye hari ubuzima guhindurira, atiriwe abaza abantu, hari ubuzima guhindurira, atiriwe abaza abavandimwe, hari ubuzima guhindurira, atiriwe avuga ngo bigenza bite. Iyo Yesu yaje guhindura ubuzima bwawe, kumwizera gusa nicyo ashaka, akakubaza icyo ushaka nawe ukamubwira icyo ushaka. Ikibazo cy'ubu buzima bwa none, Yesu ntabwo agenda ngo apfe kukubwira gusa, abanza kureba kwizera kwawe. Uyu muntu nubwo yari arwaye ariko ntiyari afite abamujugunya mu kidendezi, uyu muntu ntiyagiraga umuntu uza no kumusura nibura ngo agire amahirwe ikidendezi nikihinduriza uwamusuye ngo amufate amujugunyamo. Uyu muntu yari yarabaye ntabwa. Turashimira Imana, ibona ibintu byarananiranye yarageze ikamanuka ikaza kwitangira igitambo. Turashimira Kristo wera wafashe imitima yacu akongera kuyiha ubuzima, abantu barayambuye ubuzima. Nagira ngo nkubwira ngo nubwo wagira uburwayi bukomeye bwananiranye, abadogiteri barananiwe, abantu bose barashyize agapira hasi, baravuze ngo ugeze mu gihe cyo kwipfira, Yesu yaje arabihindura akagarura ubuzima bw'umuntu, umuntu akongera akaba muzima. Nje kukubwira Yesu utabara, nje kukubwira Yesu uhindura amateka, nje kukubwira Yesu uhindura ubuzima. Yemwe mwabantu mwe muri makunyumva, dufite Yesu uhindura ubuzima, dufite Yesu ufite abantu barwaye, abantu bose barwaye. Nimwiringire Imana, nimuze imbere y'abantu babasengere, babatureho umugisha w'Imana. Umugisha w'Imana nurangiza ubakize, umugisha w'Imana nurangiza ugira ikintu baremera.
gihe kwizera nta guhari turagira ngo tubabwire ngo umwami twizeye ni umunyembaraga umwami twizeye ashobora byose ngo uyu muntu yaramaze imyaka myinshi abantu bari baramujyanye kwa muganga abandi bari baramuvuje n'ibitaro byose byari byarananiwe ngo bafata umwanzuro wo kumujyana ku kidendezi baravuga bati nibura reka tujye kumutayo ahari hari icyakoreka nawe ufite aho bagutaye igihe cyarageze abantu bakujyana kwa muganga abarwaza urababona rwose ariko igihe kigeze bararambirwa nagira ngo nkubwire ngo wiringire Imana nije kukuvura niwe muvuzi wa mbere niwe buzima bwa mbere niwe ukora ibyo abantu bananiwe njya kukubwira Yesu uhindura amateka njya kukubwira Yesu uhindura ubuzima njya kukubwira Yesu ukuraho ubugumba njya kukubwira Yesu ukiza kansa njya kukubwira Yesu twahuye na Yesu akora ibitangaza uyu mugabo nta kindi yari ashinzwe ni ukuryama aho ngaho yaba imvura yaramunyagiraga ngo hari ku mabaraza 5 haba umuntu wese wamusitanagaho ntiyabashaga kwinyeganyeza ariko Yesu aje akora igitangaza aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe ugende Imana ihimbazwe cyane nubwo yikoreye uburiri abantu ntibabyishimiye nubwo yikoreye uburiri abantu ntibabyumvishe kimwe ariko twebwe turakubwira ngo Yesu we ntarobanura ku butoni Yesu nta kindi areberaho Yesu areberera kugira ngo agukize Yesu aje kugukiza Yesu aje kugutabara Yesu hari ibintu aje gukora hari ibintu aje kurema haleluya uyu muntu ngo bamubaje n'ijambo rikomeye baramubaza bati tubwire uyu muntu watinyutse gukora ikosa ryo kugira ngo agukize ku isabato aninde uyu muntu aravuga ngo ntago muzi Imana ihimbazwe turashimira Kristo unatabara abantu batamuzi haleluya abantu bataranamumenya yarangiza akaza akabakiza yaravuga ati ibyo ntimubimbaze Yesu wankijije ntabwo mbizi uwo muntu wankijije icyo mfa nuko yambwiye ngo ikorere uburiri bwawe ugiye gute ugende haleluya Yesu ndamukunda Yesu ni imfura nziza Yesu yaje kugutabara ntabwira abavandimwe Yesu yaje kugutabara ntahamagara inshuti Yesu yaje kugutabara ntareba mu miryango ngarebe ngahari rakize ngo uyu muntu reka mureke ndejo aba bantu bazamutabara Yesu atabarira kugisha Imana ihimbazwe mwihanganiye muri ibi bintu birimo ibiryo ibi bintu birarya ibi bintu twakurikiye ni ibintu bizima uyu mugabo ntajya yivuguruza ikintu cyose yakubwira kugikora azagikora ndagira ngo aho uri hose niba warananiwe n'umubiri Yesu aratabara niba ubukene bumeze nabi Yesu akuraho ubukene niba agahinda karakwishe Yesu avura agahinda Yesu arazura n'abapfuye tukababonesha amaso ngo yigeze agera ku mukobwa wa Yayiro ngo arangiza aravuga ngo Tarisa kome bisobanura ngo byuka gakobwa amukiza abantu babanje kurira bazi ko gupfa yapfuye ariko Yesu arakiza ndagira ngo mbabwira ngo wapfera muzura ibyo ngibyo ni Bibiliya bitubwira kandi ibyo yavuze cyane no kubikora azabikora ndagira ngo gwikizere no ukurikira uyu mugabo neza ukagendera mu kirenge cye nkuko abishaka Yesu azakugirira neza Imana nihimbazwe cyane Bora mubwira ngo ikorera uburiri bwawe ugende ikibazo kiriho rero abantu ntabwo bazi ibyo Yesu yavuganye natwe abantu baragira ngo ni bisanzwe ariko nagira ngo nkubwire ngo ibi bintu ntabwo bisanzwe haleluya ibi bintu ntabwo bisanzwe ibi bintu ntabwo byigeze bisa ntabwo twigeze tubibona na basogokuru ntabwo twigeze tubibona n'abagabo bacu ibi bintu twabibonanye Yesu wenyine haleluya ibi bintu ni Yesu wabikoze ibi bintu ni Yesu wabivuze kuko ngo agiye akihanyura byonyine haleluya abadayimoni bari muri uyu muntu bamumazije imyaka bamuryamishije bahise bamenya ko hageze umuntu udasanzwe bahise bamenya ko hageze Yesu bahise bamenya ko umuntu uhageze nawe ujya muvogera baribwiriza baragenda ako kanya abantu batangazwa n'imbaraga Yesu akoresheje ndagira ngo nkubwira ngo niyo wowe utamenya imbaraga za Yesu ibiri muri wowe bizi ko Yesu ashoboye ibiri muri wowe bizi ko Yesu afite imbaraga ndakumenyesha itangazo naje kukubwira Yesu tabara naje kukubwira Yesu umara agahinda n'umubabaro naje kukubwira Yesu utanga ibyo kurya naje kukubwira Yesu utanga akazi ndagira ngo nkubwira ngo wabuze ukujugunya mu kazi hakira Yesu akujugunya mu kazi wabuze umuntu ukubwira neza hakira Yesu akujugunya kubwira neza Yesu afite kukujugunya ahantu hose hafite umumaro ku buzima bwawe kuko uyu mugabo mu kidandasi yari yarabuze umujugunyamo ariko Yesu aje arategeka akira Yesu
Yesu ategeke ibintu byose byemere, akira Yesu ategeke amateka ahinduke, akira Yesu ategeke ibyanzu uyu munsi biremera. Yesu niyirirwa avuga ngo jya mu kidendezi akora ibitandukanye n'abantu. Yesu namukunda, haleluya, akora ibitandukanye, niyo mpamvu mwemera, niyo mpamvu kumukurikira nta kimwaro. Yesu aratandukanye. Ndagira ngo nkumenyeshe ngo Yesu twakurikira aratandukanye. Yesu wacu aratandukanye. Abandi bajyaga mu bidendezi bakajya mu by'abandi bosemo, ejo bikaba uko nguko, ariko ngo Yesu ahageze wari umaze igihe ntiyashugunywa mu kidendezi, ahubwo Yesu aravuga ngo ngenda ategetse ikorera uburiri bwawe ugire gute ugende. Imana ihimbazwe cyane. Tekereza nawe Yesu mutekerezeho. Yesu akora ibitandukanye, ndamukunda, haleluya. Yesu yakoze ibitandukanye aha hantu ku kidendezi bita Sida, akora ibitangaza. Abamwangaga baramwemera, batangira kuvuga ngo uyu ni umuntu ki utinyuka gukora ku isabato. Batangira kubaza uwari uhawe guhaguruka ngo agende, baramubaza ngo mbese ninde wabashije gukora ibi? Harababwira ngo ntabwo muzi, giconzi cyo nuko yambwiye ngo nikorere uburiri ngire gute ngende. Ndagutangariza itangazo Yesu navuga ntawe uzirirwa kwitambika imbere. Yesu aguhaye ubutware, ibizakwitambika imbere byose azabihutaza. Yesu yakuvuganye nawe, amateka arahinduka. Yesu yavuganye nawe, abari baravuze baraceceka. Dufite amahirwe ko Yesu atumva amabwire, haramutse yumvisha amabwire ntabwo ineza y'Imana yatubaho. Yesu araza akirebera akaguhereza umugisha hagati y'abantu benshi. Uyu mugabo Yesu yaramanutse aramusanga, harageze aravuga ngo ikorere uburiri bwawe ugende. Abandi byari byarabananiye. Ndashimira Yesu utananirwa, ndashimira Yesu ufite ingabo idukingira, ndashimira Yesu utegeka ibintu bikamera. Haleluya, rabi enesansama. Imana nihimbazwe. Yesu arategeka, naramubonye. Yesu arategeka, naramubonye. Namubonye atari rimwe atari kabiri. Yesu nubwo yageze ku kidendezi, ariko natwe tubivuga hari ibyo yakoze tubiziranyeho. Yesu yarakoze. Yesu yadukuye mu bukode, ibintu byananiranye. Yesu yaduhaye abagabo abandi baradutaye. Yesu yaravuze ngo nitubeho, turangije tubaho. Yesu yaduhaye urubyaro, abantu baravuze ngo ntituzabyara, harangije Yesu aca inzingo. Turamushimiye ko ategeka bikemera, turamushimiye ko atajya avuga ibintu atazakora. Yesu arabintu arashoboye. Yesu ndagutangariza ngo arashoboye. Mwiringire gusa, Yesu arashoboye. Mwiringire, naramubonye, ndamuvuga nk'umuntu wamwiboneye amaso ku maso. Iyo nza kumubwirwa bari bumubwire nabi, bari kumucurika uko atari, ariko Yesu arashoboye. Yesu agiye gutegeka ibintu byose byemere. Akira gushyikirizwa hari haranze, akira gukundwa n'abari barakuretse, akira ubundi buzima bwa Yesu, akira ni mateka Yesu azanye. Yesu arashoboye, ni mumwiringire. Umugabo tuvuga ni Yesu, ni Yesu duhora tuvuga uko bukeye uko bwishe, ni Yesu tugihora tuvuga. Yesu dutambira ibitambo, abantu badutambye ikuzimu. Yesu yarangiza akadukuraho indwara zananiranye. Yesu yarangiza yageraho, yarambura akaboko bikemera. Uwo ni Yesu tubabwira, uyu ni Yesu tubabwira uyu munsi. Turababwira Yesu twivuye inyuma. Yesu tubabwira ntabwo ari twumbanye abandi, twamubonesheje amaso. Dufite abantu batubwira ngo ntituzabyara. Mu bisekuru byacu bavuga ngo nta bantu bigeze babyara, ngo nta bakoresheje amakwe. Nibyo barabitubwira bati nitwishingira tugende, ariko Yesu aravuga ngo uzabakorera amakwe. Ibyo byose arangije aradufata, araduterura, araje kuduterura dukura ku kidendezi cyaho bari baradutaye. Arategeka aravuga ngo nimugende mukora ubukwe turabukora. Ibyo ni ibimenyetso, ibyo ni ibimenyetso twabonesheje amaso. Haleluya. Tuburara tubwirirwa, aratugaburira, abana bacu bariga bagira ubwenge. Ariko Yesu uri mwiza, uri imfura nziza. Yesu mwiza, uri igitangaza gusa. Bwakwira bugaca, mbanumva nakuvugura inshuti yanjye, mbanumva nakuvugura umubyeyi. Impamvu nkuvuga kandi wanteturuye aho abandi bari barantaye, urantoragura narakubonye. Imana ihimbazwe cyane. Namwe murimo kunyumva ndabatangariza itangazo ngo Yesu afite byose mu biganza. Yesu afite byose mu biganza. Ntimugire ubwoba, nimurwara umwuma. Yesu afite amazi, kandi amazi ya Yesu ntiwongera kugira inyota ukundi. Ndabatangariza kumwizera ni iturufu y'ubutsinzi rwose. Nimwizere Yesu azatugirira neza.
Imana himbazwe cyane. Nubwo bakubwira ngo ntuzagerayo ariko uzagerayo. Nguhaye icyizere kumwizera gusa ukakora ibyo gukiranuka. Yesu ibindi byose azabikora. Nukuri azabikora. Umwami azabukora. Yesu narinje kubabwira ngo abafite agahinda n'ubwihebe, abayobewe uko babigenza, ngwino wegere Yesu, ngwino wegere abashumba baguhe imbaraga z'Imana, bagushyiremo imbaraga z'Imana. Nibarangiza bakubwire ko Imana izakugirira neza, izabikora ntabwo ari ukubesha. Ni muse mwenyine kuko indirimbo ya 50 irabivuga ngo muse mwenyine twiherane musanga hano hatari abantu. Nagira ngo mwegere Imana, mureke kwegera abantu kuko Imana ni ifite ijambo rya nyuma kuri mwebwe. Haleluya. Nabatangariza itangazo ubwo uyu muntu yaramaze imyaka myinshi, nawe umaze imyaka myinshi mu kigeragezo cyawe ntazi, ariko akira imbaraga z'Imana zikukure mu kigeragezo, akira imbaraga z'Imana zimukure mu gahinda. Nukuri hari abantu bishwe n'agahinda batajya bamenya ngo Yesu abahehe, ariko nje kubabwira ngo nimuze Yesu abakiza agahinda, nimuze Yesu abakiza ubwihebe, nimuze Yesu abashyire mu gituza cye, narangiza abagirire neza. Narinje kubabwira ngo Yesu agira neza. Uyu muntu nubwo yaramaze imyaka myinshi, yari yarabuze umuntu waza ngo amugirire ibambe, ariko Yesu ahageze ahindura amateka. Ndakubwira ngo nawe mwizere, hagere mu zawe byananiranye, hagere mu kazi kananiranye, hagere mu bintu byose byakunaniye, amashuri yarakunaniye, kwiga byaranze, ariko ngwino wegere Yesu agira amateka guhindurira. Ngwino wegere Yesu, natwe dutabaye ku manywa y'ihangu. Imana niba mpera umugisha rero. Icyo ari kinzanye imbere yanyu nukugira ngo mwegere Yesu abagirire neza. Yesu ni ufite ijambo rya nyuma kuri twebwe. Abantu bo ntibababeshye, nta muntu numwe uzagira icyo akumarira kereka Yesu yamanukiye hagati muri we. Yesu ni utanga ibihe byiza, Yesu ni utanga byose. Haleluya. Turashimira Yesu rero, nimumumpera icyubahiro kakora ibyananiye abantu. Haleluya. Yesu ahindura amateka, abantu bakwegere bagahindura amagambo. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyananiranye Yesu arabishoboye. Urakoze Yesu, urakarama muzeyi mwiza, uri igikundiro cy'imitima yacu. Turakwemera Mwuka Wera. Iyo ugeze hagati muri twebwe ibyananiranye biremera. Iyo bageze muri twebwe amateka arahinduka. Iyo bageze muri twebwe abantu bavuze baraceceka. Iyo bageze muri twebwe Mwami Imana hari ibyo uhindura. Urakoze kubw'uyu munsi Mwami, urakoze kubw'iyi saha Yesu, ko hari amateka ahindutse Mwami. Ibyananiranye bikaba byemeye, hakaba hari amateka uhinduye Yesu, kandi hakaba hari amateka uhinduye Yesu. Kuri iyi TV hari amateka uhinduye. Izina ryawe nirihimbazwe. Hari amateka uhinduye rwose. Izina ryawe nirishyirwe hejuru, kandi utugiriye neza, utugiriye ibambe. Nuhabwe icyubahiro. Twese turavuze ngo nuhabwe icyubahiro. Haleluya. Nuhabwe icyubahiro Yesu, nuhabwe icyubahiro. Ihumura ryawe ko rituye hagati muri twe none n'iteka ryose. Urakoze urakarama. Amen. Yesu urakoze Yesu. Haleluya. Turasengera abantu bose barangiza kumva aya matorero yose yateranye, akaba yateraniye mu Rwanda, akaba yateraniye mu mahanga, akaba yateraniye ahantu hose, ariko natwe tumenye neza ko uyu munsi Uwiteka Nyiringabo twateranye tukaba tubwirije ijambo ryawe. Abantu bawe bananiwe, abantu bawe bagowe, abantu bawe bafite agahinda n'ubwihebe, abantu bawe bamaze igihe barwaye, bamaze igihe ku gisasiro Uwiteka batazuka. Ndakwinginze uri mu ijuru ryera, bohora abantu bawe Nyiringabo Imana, bohora abantu bawe nyiricyubahiro. Abantu bawe bakure ku gisasiro, bongere bavuga gukora kwawe, bongere bakwamamaze mu isi hose, bongere bakwamamaze mu gihugu cy'u Rwanda. Ndakwinginze Uwiteka, ababuze minerivare ku bana babo bagize ubwihebe bukomeye, ndakwinginze ngo bahereze amafaranga. Urayafite Nyiringabo Imana, amabanki yose ari ku isi yawe. Ndakwinginze abantu barwaye baburiye igisubizo indwara zabo, niwe dogiteri ukomeye Nyiringabo, batera inshinge zikomeye, bahaguruka kuri iki gisasiro, ubwiza bwawe kuri bo. Zamura abantu mu ntera Uwiteka Nyiringabo Imana, abatishimiye imishahara uyibahe kuko uri Imana isumba byose. Ababuze uko babigenza Uwiteka ubashugunye mu kazi Nyiringabo, bisangamo kuko uri umubyeyi mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bamaze igihe bababaye, bavaneho umubabaro Uwiteka. Rabbi Ernestansoma gide bonne sanse tayasire gide. Ndabizi Uwiteka urashoboye sabagambo, ushoboye byose nyakubaha Imana, ushoboye byose ubera wa Isiraheli. Aba bantu bawe bongere banezerwe, aba bantu bongere baseke, aba bantu bongere bagushimire kuko uri umwami w'amahoro. Urakoze ko hari abantu bawe uteruye Nyiringabo Imana,
kongera kubashyira mu biganza byawe. Urakoze ko hari abantu bawe Nyiringabo Imana ukuye ku bisasiro. Urakoze ko hari abantu bawe babuze akazi aka kanya bakakabona. Urakoze mwungeri mwiza kuko zibye imbaraga Nyiringabo, kuko zibye amashuri yananiwe, kuko zibye abantu bose bananiwe, we warangiza ugategeka bikemera. Urakoze kutegetse mwami, urakoze kutegetse mwami. Abantu barikoreye Nyiringabo, ababuze uko babigenza barikoreye. Hari abikoreye ibishoro Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo. Hari abikoreye amamenevare y'abana kuko utegetse bikemera Nyiringabo. Uburiri bwatubana bwinshi Uwiteka dutinza kubisasiro cyane, ariko urakoze kubidukuyeho kuko uri umwami w'abami igitare gikomeye. Twese tugukomeye amashyi tugushimira kuko uri Imana izira neza. Ukoze iby'imbaraga muri aba bantu, gahore ku ngoma kuko uri umwungeri mwiza none n'iteka ryose. Amen.